avuga ni umuntu wese uzi ko yasambanye n'itungo aba ari uza mbanze musengere. Abantu mbona ntabo nihagararaho mbivuga bwa kabiri ndahamagara habura n'umwe, bwa gatatu numva ndarakaye, uburakari bumfatamo bugurumana budasanzwe ako kanya, abenshi babyita ifuhe. Mpamagara umudiyakoni ntuzi n'ikindi, nzanira akabase karimo amazi nkarabira imbere y'iri teraniro, nimara gukaraba nyagira umuntu uza kunyongorera ngo aje kwatura, biraba birangiye. Kandi ngiye kuvuma aba bantu basambanye n'amatungo, abo mwababe babiri ibyo ntibindeba. Imana igiye kuguteza uburwayi utigeze ubonana n'undi muntu wari we wese. Muzivuza, nta mudogiteri kwisi uzamenya iyo ndwara. Muzashaka abantu uzi ngo babasengere, nta numwe. Nanjye ubwanjye ni mu mpamagara sinzemera kubasengera. Muzapfana gashinyaguro, nta n'urwara rwo kwishima mwifiteho. Muzapfana umubabaro urenze, kandi muzajya mu nda y'isi murimbutse. Mudiyakoni agingukana akabase karimo amazi, nagiye kubona mu iteraniro abantu 7 b'abagabo n'abasore baje biruka baraza imbere yanjye, birantangaza. None rero shitani yakwambitse ubusa, ugafata ikabutura ukayimanura cyangwa ipantaro ukikuramo ibogisa, ukareba igitsina cy'inyamaswa biraririra kuzuye ukiyambura ubusa, ukabona uriye inyamaswa, wagera mu rusengero ukamaramo ukwezi utihanye, riziki akaba ari gukwihanisha. Mu by'ukuri ugwara mu mutwe cyangwa se ufite abadayimoni bahe, kandi uvuga izina ry'Imana, kandi uri umuhanzi, uri umuririmbyi, uri umunyamasengesho amanywa na nijoro. Niba umuntu ashobora kuba afite izina rurangiranwa, kagira igitinyiro n'igikundiro rurangiranwa, ariko akaba mu ntege nkeya zirenze ukwemera, abantu badashaka kumva no kwemera, abantu bose badashaka no gutahura. Mu rusengero rugari wahagera ukaba ariho wihane. Abakristo harimo n'abashyitsi, hajemo n'abaje kuririmbira iteraniro. Umuntu akaza ari umuhanzi, umuntu akaza ari umuntu ufite ijambo muri Afurika, i Burayi, kazi umuhanzi nkawe uzwi w'icyamamare, uri buririmbe mu iteraniro. Undi akaza ari umuvugabutumwa mukahahurira, ugahaguruka n'ibimwaro n'isoni. Imana imbabarire, nasambanyije ihene. Ni ikintu umuntu wese yumva akavuga ngo none se usambanya ihene n'aba bakobwa beza baraha, usambanya ihene Afurika ifite abakobwa beza kuri uru rwego. Ubundi ibyo bintu ni ibirogano, ni ibyoherano, ni ibitumano, ni ibitegano, ni ibyo barenga, ni ibisekuru. Ese koko wishakira kuba umusitari ubugingo bwawe burimbuke? Wishakira kumenyekana ariko ubugingo bwawe ukabwirengagiza? Wishakira kuba umusitari ukirengagiza ubugingo bwawe? Buriya rero ngira ngo umuntu ni mugari, umuntu ni mugari, kandi umuntu sinzi Bibiliya ivuga umuntu, ibitabo by'abanditsi bikavuga umuntu, abahanzi bakaririmba bakavuga ngo umuntu ni mugari. Ubundi mu busanzwe mu ivugabutumwa, niyo wowe uza kugira ubwenge, sinzi ko ari ubwenge ariko murantunga, wihanye we yihanye, nibidukundira urabona video kameramani yaza kubibakorera. Mu by'ukuri hakabayeho wanamugani, buno hariho viziyo y'uko umuntu asanga pasitoro adahagaze mu ruhame ngo ahabwe mikoro, inkoni zaje mu rusengero
amazi yo gukaraba ubugingo bwanyu yaje mu rusengero, mukaba ariho mutinyuka kuvuga muti Imana imbabarire, twakoze ibizira. uba uhumirije ariko mu rusengero abarimo abantu benshi badahumirije, abifotorera, baje kuvizita, baje gusenga, abantu mu rusengero nyine ni mu rusengero habajemo abantu benshi. Ariko niba bakwandikiye bakagutumira ukaza uri umushyitsi, ndetse nk'amwe bakabaha protokole nziza, bakabaha sekirite nziza, bakabicaza mu ntebe VIP, biriya ntabwo buri ari abapasiteri, ni Imana iba yabibakoreye kugira ngo umurimo wayo ube mwiza cyangwa urushijeho kugenda neza cyangwa uze kuwukora neza. Uricaranye n'umuvugabutumwa mugenzi wawe, saa 4 muricaranye, saa 5 muricaranye, saa 5 waririmbye indirimbo ebyiri, uririmbi ya gatatu, umuvugabutumwa muricaranye. Niki cyakubujije kumwongorera ngo umubwire uti burya rero dusohoke gatoya nitunganye, nkaraba umunwa, nkaraba intoki, naranduye, nabaye mu bizira njya mu bizira, kugeza ubwo baguhagurutsa ijambo saa 5:30, Mwuka w'Imana ukazibiranya umuntu, akarinda ubwo aguhagurutsa, haba haje inkoni, haje ibiboko, aho haba habaye iki? Ni uburozi buba bwagufashe amaswa. Ntabwo rero numva ukuntu abadayimoni bakuhitishamo bati izi ni inyamaswa z'ingori, izi ni inyamaswa z'ingabo. Dayimoni ikaba ari yikubwira ati hengamira hariya. Urumva rero ni ikintu ngira ngo na pasiteri yarebye arumirwa. Niba uyoboye ni dayimoni iba yakuboshye yakujishe, haba habaye iki? Niyo mpamvu rero bamwe bavuze ngo bishoboka ko ahari baba bari no mu nzozi, kubera ko uri mukuru ntabwo uri umwana. Mu myaka 30 ntabwo umuntu aba ari umwana, kandi uwigisha we ntabwo n'ubundi nivugabutumwa risanzwe. Ibi byabereye mu gihugu cy'Ubugande, mu by'ukuri mu rusengero ruzwi, rurimo abantu bazwi bakomeye imbere y'abadogiteri, imbere y'abapasitoro bakomeye n'abaravira pasitoro, imbere y'abashumba hariye inkoko bakayihaga. Nubwo rero bamwe bavuze ngo uyu mushyitsi ntazongere gutumirwa, yakojeje abantu isoni, nubwo harimo n'abandi bagiye babigarukaho bavuga ngo yamaramaje abantu, ngira ngo nge ntabwo nemeranwa n'icyo kintu. Umushyitsi ni umushyitsi, ntabwo wigeze uza kwihana mbere ngo agire ikibazo, ahubwo Imana yo yabonye ugiye kurimbuka ikuzanira, ikuvugutira umuravumba cyangwa igicushu, ikuvugutira kimbazi n'ibindi byatsi nagereranya n'uyu muti mwanyweye kugira ngo mudapfa murimbutse muzize ibyaha byanyu. Ni nayo mpamvu mwagize amahirwe ubugingo bwanyu bukaba burokotse. Ahubwo Imana iha umugisha rero mwene data Riziki Shatari, Imana iha umugisha. Ngira ngo mu minsi mikeya muzumva n'amasezerano muri Skol yahagaze yo kwamamaza inzoga, kuko nabyo babimwihanishije. Ni ikinyobwa kimeze nka ji, ariko mu busanzwe ko kiva mu nganda nyine, cyangwa se abantu bibera mu mwuka, abantu bibera mu mavuta, bahita bakubwira bati imodoka izitwara ni imwe, nyir'uruganda si umurokore. Nta mupagani rero, nta muntu udakijijwe wo kwengera abakijijwe,
no gutegurira ibinyobwa abakijijwe wadakijijwe, yamenye ategura ibiki. Bakagaruka bakavuga bati uwitwa Yesu wigeze yohereza intumwa ze ngo zigende zimutegurire aho ari busangirire n'abigishwa be ibya Pasika, ati ko atohereje ababonye bose ngo babe ari bo babitegura. Niyo mpamvu rero no muri iki kiganiro twabwira umuntu wese ugikurikiye cyangwa uri kucyumva, nawe wihana. Ariko mu kwihana kwawe witegereza inkoni, witegereza amagambo nk'ari yakomeye, witegereza umukubano n'umunigano nk'uriya uhambaye, urumva ni ikintu kitari cyiza cyane. Mbonye rero tukwifurije agakiza kari butange indirimbo zihezagira nk'uko n'izindi zihezagira, ariko ngira ngo haba hajemo ukuntu cyangwa akantu bitumvikana neza, bidafatika neza. Rero niba umuntu ashobora kuba mu rusengero nanone ukwezi ntiyihane, umwaka ugashira uri mu rusengero wisambanyiriza amatungo, ubundi ibyo bintu bishoboka ko byaba ari abadayimoni batera umuntu ntaba abyumva cyangwa abibona, akaba atazi n'igice aherereyemo, akaba ari umusazi kimwe n'abandi, ariko twe tukamubona nk'umuntu, ariko akaba yarageze mu yindi si. Mu busanzwe korari y'abantu 80 usanga 40 60 baba ari abagore n'abakobwa, 20 basigaye ari bo basore n'abagabo. Ntabwo numva ukuntu rero umuntu aba mu rusengero umwaka umwe, 2, 3, 4 ugasimbuka abo bose ukibonera inyamaswa, urumva nakamara amazi. Aho bukeye turaguhaye ikaze. Turagaruka muri iki kiganiro twibaza aba basore 7 harimo Kizigenza ukomeye nka Mbonyi, navuga ngo ni nawe ifoto yagaragaye cyane, 7 bagaragaye muri uku kwihana ibyaha. Tugarutse ubwo mu kiganiro cy'ibyaha mu mafoto n'amavideo, tuvuga ngo ubundi kwihana bishyirwa ku karubanda. Ubundi umuntu amaze kwihana icyari gukurikira n'iki? Kwari ukumugirira ibanga. Icya kabiri ni ukumugirira imbabazi. Kandi Bibiliya yivuze ibijyanye no kwatura, ibivugaho ikabitindaho ikavuga ngo ni umwanda, icyaha ni ikizira, ariko umuntu agomba kwihana ubyumvise akabimva. Uvuze we yavuze, ariko ubyumvise agomba kubimva. Muri iki kiganiro rero ubwo turabigarukaho, tuzane video, tuzane amashusho, tubabwire ngo birimo biraza. Twaherukanaga mwumvamo amajwi yo kwihana, n'uyu mwumvamo amajwi y'uburakari n'umujinya bw'ibyaha. Uyu munsi tugarutse rero muri uko kwihana k'uburakari n'umujinya. Riziki Shatari, umukobwa w'Imana, agaragaje umujinya mu rusengero, agaragara afashe inkoni, kubita abantu basambanyije amatungo, kubita abantu, uretse ko hahagurutsemo na 2 basambanye n'abantu bagenzi babo, ariko abandi bose basigaye bagera muri 5 basambanyije amatungo. Mwifuhe n'umujinya n'uburakari bwinshi, Riziki Shatari aravuga ngo ibi ntago nabyihanganira. Ngira ngo nk'uko wanabyumvise nawe abivuga, yarabanje bati nimunzanire ibasi nkarabe, biba nka cyagiye cyo kwa Herode, ati nimuzane hatazagira aya maraso nanjye ntazayabazwa. Nawe rero yarabwiye umudiyakoni ati nimunzanire akabasi. Muraho yemwe, muraho, munzanire akabasi mbanze nkarabe. Ngira ngo rero ni inkuru iteye agahinda, ariko ni n'inkuru ibabaje. Bundi mu Rwanda hari abakobwa benshi, hakaba abadamu benshi, hakaba ingeri zitandukanye mu buranga butandukanye. Ngira ngo mu bihugu bifite abakobwa beza n'u Rwanda rurimo. Si urwa mbere, ariko u Rwanda rurimo. Ngira ngo n'u Burundi burimo. Mu bihugu bya kiyaminiya mu mahiganwa
mu marushanwa ko bifite abakobwa beza, ngira ngo rero n'u Rwanda rwazamo. Sinumva ukuntu umuntu atinyuka agafata ihene buhene, umuntu agafata ihene ngo umupfumu yayimurangiyemo umuti, umurozi yayimubwiyemo umuti. Ibyo bintu yenda muri butubwire muri komenti, harimo abagaruka bakavuga bati ko tubonye gihamya y'amashusho cyangwa y'amavideo cyangwa n'amafoto. Harimo abagaruka bakabura icyo bavuga cyangwa bakakibona, ariko mu ijambo rimwe n'irindi. Ntabwo numva ukuntu umuntu agera ku rwego asingira ihene, ko numvise harimo n'abavuga inka bani bababarire basambanyije inka, Imana imbabare mbese uku kwihana kw'aba bantu, Imana imbabarire umwe avuga iri tungo, undi avuga iri tungo, undi avuga iri tungo, yenda umuntu atanasubiramo hano. Birababaje vraiment, biteye ishozi mbaya kaba bandi, ni ibintu biteye isesemi, ni ibintu biteye n'akamaramaza. Reka mbivuga uko nguko. Niba umuntu atinyuka agafata inka kuri yo, urebe inka n'amahembe yayo, ntatinye, ntabwo numva shitani yazanye icyaha mu isi yarakosheje. Icyaha ni shitani, wakizanye umubi ni Satani. Uwiteka aravuga ngo uhanwe Satani. Kuko umuntu niba ageze ku rwego rwo gutinyuka akurira inka, undi akurira ihene, undi akurira intama, wirarira mwinshi. Na cya kindi nari ngarutseho cyuko ku mugabane wa Afurika, tutagiye no ku mugabane w'Uburayi, hari abantu bafite ubushobozi, hari ibihugu bifite ubushobozi bwose bwo kuba bifite abakobwa beza. Kandi umuntu nk'uyu ufite amafaranga, mbonye ufite amafaranga, ufite isura, ufite ubushobozi, kugira ngo iki kintu kibeho, kugira ngo iki kintu gikorwe, ni ikintu umuntu wese ashobora kuri burebe no kuri bwumve, nawe akibaza ibibazo. Baba aririmbyi b'abadivatiste bavuze ngo ni ibibazo badafitiye ibisubizo. Mu busanzwe iki ni ikibazo kigoye kandi kiruhije, umuntu wese no kumva bishobora kumugora. Ntabwo nzi ko abantu barasenga, ariko ntabwo tumenyereye abari gusengera mu butayu cyangwa mu cyumba cy'amasengesho cyangwa mu rusengero, abiyirije ubusa mu byifuzo bitandukanye. Ninde muntu ugira icyifuzo cyo kuvuga ngo Mwami Yesu, twirukanye umudayimoni wateye abantu wo kurongora amatungo no gusambanya amatungo? Ibi bintu abantu babigarukaho, ariko ntibivugwe, ntibinagaragare, kuko ni ibintu ubundi mu mutwe w'abantu no mu maso y'abantu. Ababikora nibo babizi, ariko ni ibintu rwose umuntu yumva mu matwi yakumva ni bishyashya. Amatungo Riziki rero ubwo yarahagaze ari kwigisha mu rusengero, haleluya nyinshi, no gufashwa cyane, no guhishurirwa n'Imana, nawe ntiyabyoroheje cyangwa ngo abice imitwe. Ahubwo yavuze ngo muri iri teraniro ndabona mu busambanyi bukomeye bw'indengakamere, abantu basambanyije amatungo bakurikiyemo imiti. Ngira ngo mpamenye ko nta ni ibyaha, ariko mpamenye ko nta n'itegeko rihari rihana umuntu wasambanyije. Ariko burana y'ibihohotewe, niba yahohotewe ariko ntirega, ntivuga. Ibyo bintu vraiment, ibyo bintu ni akamaramaza rwose, ni umuhero. Noneho rero umuntu akibaza, nyuma y'uku gufashwa k'uyu mukobwa, hahagurutse uwa mbere ati Imana imbabarire nasambanyije, uwa kabiri arahagurutse, uwa gatatu arahagurutse, uwa kane arahagurutse, uwa gatanu arahagurutse, uwa karindwi arahagurutse. Teraniro rimwe rinini riri VIP
abantu ko bumvise ko bagiye kujya mu muriro bazarimbuka, kandi koko nta yindi shuwa ihari, iyo utihana wari umuriro. Mu by'ukuri rero ngira ngo yabaye n'inkuru isohoka mu rusengero, isohoka isa nk'iri kudomina n'ijambo ryigishijwe abantu bavuga ngo ese birashoboka, ese twarotaga, ese ibi bintu ubundi nibyo. Kandi mumenyereye n'amateraniro ari VIP abantu babamo batihana, nta nibyo mwari muzi ko hari bubeho umukwabu, namwe muratungurwa nk'uko n'undi azatungurwa. ngira ngo n'umuntu waba adukurikiye, buriya ntabwo ari ngombwa gutegereza ko wihana ku ngufu, ahubwo wakabaye uri umuntu wibwiriza, wamara kwibwiriza ukavuga uti reka nihane tarinze kwihanishwa mu rusengero ku ngufu n'ikiziriko kimeze neza cyangwa kimeze nabi. Mu busanzwe rero wakabaye ari umuntu ufata iya mbere mu kwihana udategereje ko umwuka w'Imana ari we uguhigamo. Kandi niba ari ikintu kibi gihita gifata umuntu, dayimoni iyo udasenze cyane, dayimoni nk'izi ngizi no mu bana zijyamo, bagukomokaho nabo ugasanga bari guhiga inyaza kandi nta gahinda. Muri iki kiganiro rero munyemerere kiba ikiganiro cyo kwihana no gukizwa no kugira ubwenge mu kwihana no kugira ubwenge muri kirazira. Ubundi hari ibintu Imana inareba kavuga uti nibyo koko umuntu aracikwa, umuntu aracumura. Dawidi yaracumuye kwa Mukawuriya, Aburahamu aracumura ku Muyaya, Salomo nawe, ndetse n'uyu nguyu Samusoni nawe aracumura kuri Delila. Ibyo bintu byose n'ayo makosa Imana agiye ibababarira, birumvikana. Ariko ntabwo tubona muri Bibiliya abantu bababariwe basambanya amatungo. Genda wasanga we warahasomye, ariko jye nari ntarahasoma. Ubwo iki cyanditswe rero cyangwa se iri jambo cyangwa n'iyi Bibiliya mu by'ukuri imbere y'ishobora byose Imana ibabarira abantu. Nanjye mbasabiye imbabazi. Wasanga udukurikiye aho uherereye hose nawe uri kurwana n'uyu mudayimoni. Tera intambwe urebe pasiteri wo mu mwuka agusendeho, akuderevire uyu mudayimoni utandukane nawe. Hari ibintu bifite uko bivugwa, hari n'ibintu bifite abantu bashobora kumva, ariko hari n'ibindi abantu bumva bakumva ni nko guca nk'amabere, ni ubukunguzi, ni ubusazi, ni ibintu utamenye iyo biva n'iyo biri kujya. Uyu munsi hari abapasiteri benshi mwahuye, abashumba benshi muziranye. Uyu munsi wa none ukicara, ubu tuvugana ukaba ariho uhaguruka. Ubundi uku ni ukwihana cyangwa ni komedi cyangwa ni filime. Ubibona bibona ko ari agakiza cyangwa ni abazimu. Ese ubu ni ukubasebya, murisebeje, ishitani ubashebeje, ni ukumaramara, ni iki? Ngira ngo ubutabutswe bwita ubumera, kari kubundi karahandurirwa. Wasanga mufite izindi mbaraga zibaniga, zibaboha, zibazengereje kuri urwo rwego tutazi. Reka tuvuge ngo ishobora byose ibagirira imbabazi kandi bezesha amazi n'amaraso. Tugeze mu bihe bibi bya nyuma Pawulo yavuze. Tugeze mu isi isumba izindi, mu bubi, mu byaha, mu kaga. Kuko iki ni ikigeragezo kibi cyane. Wowe wari udukurikiye,
turagushimiye, Imana iguhe umugisha, sengera itorero, sengera abantu, wigisha abantu, ubwiriza abantu, kandi Imana yo izabiguhembera. Kandi ngira ngo n'iyi nkuru ntabwo tuyivugiye kugira ngo nuyumva uhahamukire kudakizwa no kudasenga, ahubwo uyumvire gusengera umuntu, noneho nta utinya, noneho nta miyaga, nta ki, kuko ntaho umwanzi atatera ibuye. Ntaho buriya ku gihe cya Samusoni wari kuvuga uti Samusoni ari gukora ibi, bose bari kuvuga atoya, n'ukuntu aturwanirira, n'ukuntu aduhagazeho, ari yo Mana dufite muri Isiraheli yaje gucungura Abayahudi. N'ibi rero bisa nabyo, ujye usengera abantu, buri muntu wese ashyikire ku isengesho yawe, kandi usengera abantu bose rusange, Imana izabiguhembera. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko ni ukuri ahangaha umutima, umubiri, byose biguye mu mazi, ntayo gucira nta nayo kumira. Niba haza videwo igaragaza uku kwihanuku, hakaza umusitari, umuhanzi nk'uyu, nanjye nkabibonesha amaso, mu by'ukuri igihugu kiba gipfushije, Imana ipfushije umwaka urenze umwe. Nk'uko nawe ubyumvise, umuntu ari mu rusengero, ukwezi kurenze kumwe umuntu asambanya inyamaswa, igikoko, umuntu ari umugabo wo kurongora ihene. Muri aba batanu murabonamo uwagaragaye cyane kuruta abandi. Ngira ngo rwose iyi ni inkuru mbi, ni n'umwaku, ni n'agahinda, ni n'amarira. Ntabwo ari inkuru nziza, ariko akaje karemerwa ngo gahimwa n'akakazanye. Ntabwo rero ushobora kubona igisubizo cyabyo kiba gifitwe n'Imana, ariko ibi ni umuntu ubikora, niwe witwa Shitani, niwe wazanye icyaha mu isi, ni nawe wazanye ikibi cyose mu isi. Reka soze nkushimira wowe wabanye natwe, nkubwira ngo isi niko iteye, nta heza h'isi kandi nta munoza wayo, koko abakobwa beza bahari, nta kintu gishobora kuba